Hello ndagusuhuje mukunzi w'ibiganiro byo kuri RN Agape Official. Uyu munsi nk'uko nabibabwiye tugiye gutangirana n'icyumweru cya mbere ku byumweru by'umugore utwite. Muri iki cyumweru rero ntago ubushakashatsi ntago bugaragaza ko inda iba yarabayeho. Wapi? Nta nubwo wakipima ngo ubone ko umuntu atwite. Yaba gukoresha test isanzwe yo mu nkari, yaba gukoresha iyo mu maraso, yaba no kunyura muri ecography mu cyuma ntabwo ushobora kubona ko utwite. Gusa iyo ugiye kwa muganga batangira bakubaza ngo ese niyihe mihango uheruka, uyiheruka ryari, your last menstrual period, mbese imihango ya nyuma uheruka ni iya ryari, kugira ngo babashe kumenya no kubara kugukurikirana, mbese bakamenya ngo uyu muntu yasamye ryari, iyi nda ifite igihe kingana gutya. Rero mu cyumweru cya mbere usibye ko inyababyeyi cyangwa se indi byara iba itangiye kwitegura kuzakira embryo cyangwa se zygote, kuzakira wa mwana, mbese igihe inda izaba imaze gufata, nta bindi bintu bihambanye biba biri kubera mu nda. Ibimenyetso muri iki cyumweru nta bimenyetso bigaragara bifatika biba byakagaragaye ngo umuntu ngo abe yabihamya ngo avuge ngo naratwise ngo narasamye. Gusa niyo byabaho ushobora kumva ubabara mu nda gake nk'umuntu ugiye kujya mu mihango rimwe na rimwe, ubundi ukaba wabona imihango cyangwa se amaraso makeya yaje mu ikariso yawe, ndetse bikanagutungura kuko uba uherutse kujya mu mihango. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bishobora kuba kwereka ko nyine inda iri kujya gufata, hari kubaho implantation. Umubyeyi rero ntabwo aba akwiye kwitega kuvuga ngo namaze gutwita ngo atangire kwishyira mu mutwe ko yatwise. Wapi? Muri iki cyumweru mbese nta kintu gifatika umuntu aba yakiteze ngo avuge ngo narasamye, avuge ngo ndatwite, atangire kwitegura igihe iki ngiki n'iki nzajya kwa muganga njye kureba igitsina cy'umwana. Wapi? Mbese iki cyumweru usibye ko umubiri uba uri kwitegura, habaho kwigabanya kw'amaserire, hari kubaho implantation cyangwa se mbese na fertilization, ntabwo iba yagafasha ngo uvuge ngo inda yatewe yafashe. Wapi? Gusa hari ibyo ugomba gukora nk'umuntu ushaka gusama, wumva wifuza gusama, hari ibyo uba ugomba gukora. Icya mbere ni uko utangira kwiga kurya neza, gufata ibyo kurya byuje intungamubiri kugira ngo iyo nda ninafata izafate hari ibyo kurya by'intungamubiri ufata, mbese umubiri wawe ufite imbaraga. Icya kabiri ugomba kwirinda inzoga, itabi, imiti yo kwitera y'ibiyobyabwenge mu gihe wumva nyine, nimba wumva mu mutwe wawe muri wowe wumva nyine ushaka gusama. Ikindi wowe ubwawe uba ugomba kwiyitaho, ugatuza, ukaruhuka, ukaryama, ugasinzira, mbese ukitegura muri wowe mu mutwe ko ushyizemo ko ugomba gusama. Kandi nyamara n'ibihe wakozemo imibonano bishobora kuba ari ibihe byo gusama. Rero utangira kwitegura ni kare, umuntu atangira kwitegura hakiri kare. Icya gatatu, mu gihe ushaka gusama tangira gufata vitamine, bya binini batanga kwa muganga by'amavitamine cyangwa se amaferi, folic acid bikungahaye ku butare baha ababyeyi batwite. Muri make rero, niba ufite indwara zidakira nka diyabete, umutima, nyine ni imiti umuntu aba afata bya buri munsi, cyangwa se n'umuvuduko, ni imiti umuntu aba afata umunsi ku munsi. Ni byiza ko nyuma y'uko umaze kumenya ko wasamye, ni byiza ko ujya kwa muganga, niba bakakubwira nimba iyo miti uri gufata ntacyo yakangiza ku mwana, bakakubwira nimba uyikomeza cyangwa bakaguhindurira igendanye n'iy'ababyeyi
batwite. Inama y'uyu munsi rero kuri iki cyumweru cya mbere, nubwo turi kuvuga ngo ni icyumweru cya mbere cy'umugore utwite, mbese nta kintu cy'ingenzi gifatika gihari umuntu yagenderaho ngo avuge ngo inda yafashe, cyangwa se tuvuge ngo ni umubyeyi yatwise atangire gukurikirana. Gusa ni byiza ko dutangirira hasi, tumenye detaye, tumenye ese mu cyumweru cya mbere ni iki kiba kiri kubaho, ni iki nakora, ese mu cyumweru cya kabiri ni iki kiba kigiye gukurikiraho. Mbese ku murongo tuzagenda twiga byinshi, dusobanukirwe byinshi bigiye bitandukanye. Ibiganiro byacu rero ni akagaruka byo kuri RN Gap Official. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, yikore hakiri kare. Ciao ciao.